kudusobanurira ese kuko turi kuganira ku murimo tunaganira ku buryo twageza imirimo ku rubyiruko by'umwihariko muri experience mufite mubona kubona abakozi bimeze gute, ese kubategura ndetse kubageza aho bari gukora umurimo neza bimeze gute, ariko nanone mukaba mwatubwira ese ni uruhe ruhare abikorera bagira mu gutegura gahunda zihamye bafatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye, amashuri ndetse na leta mu nzego zitandukanye kugira ngo dukomeze kunoza ikijyanye no gutegura abakozi. Murakoze. Nitwa Suzanne Asimwe, nk'abandi rwiyemeza mirimo, nk'abandi n'umuyobozi visi perezida wa kabiri muri Nyarugenge. Ambwiye rero kuri experience yanjye nkanaranguza ibiribwa. Rero nk'uko umbanjirije usibye kuvuga ngo nta mirimo ariko iyo uhamagaye abo ushaka gukoresha baraza ugasanga barimo kategori zitandukanye. Harimo abazi ugasanga igapfa atanga ubusobanuro, yajya kwandika ugasanga ibyo yanditse ntabwo bisobanutse kubera ko yize nabi. Rimwe na rimwe ntabwo turi nk'uko babivuze, ntabwo ari kenshi yego, ariko nanone ugasanga ikibazo gihari gikomeye ni ubushake bw'abantu muri ako kazi. Guhanga uvuga uti reka nshakishe ese uyu uko yakoze ibigewe nabikindura gutegewe, ukabuhuza na pratique y'ibiri ku isoko, kuko tuzajya kwisanga dusange imirimo irahari ariko abayikora ntabahari. Niyo mpamvu hakeneye amadialogue menshi, hakeneye kwiga. Tuvuga ngo ni akazi gahari ariko se ubushake burahari, kuko hari abari muri comfort zone, ugasanga yarangije kaminuza ariko arabyuka yicaye kuko yabuze akazi. Kandi wareba ibyo areba kuri YouTube kuko internet isigaye iri hose, ugasanga ntabwo arimo areba ni gute nakwihangira umurimo, ahubwo arareba indirimbo zasohotse nshyashya, arareba ibindi. Rero haracyari akazi mu kwigisha. Ni ukuvuga ngo kwigisha na private sector natwe mu mirimo dufite, mu mirimo dukora, tukagerageza kugira ngo tubigishe baturebereho hanyuma bazagira aho bagera. Murakoze. Arakoze cyane Madame Suzanne, muvuze ibintu by'ingenzi cyane, ntabwo nabisubiramo ariko numva ntareka gusubiramo icyo muvuze kijyanye no gufatanya, ubufatanye hagati y'amashuri n'abikorera kurushaho gutegura abakozi. Icyo ni cyiza cyane. Ndagira ngo nanone twumve rwiyemezamirimo ariko ukiri muto, Regis Mugiraneza. Ese Regis Mugiraneza, wowe kuko umaze iminsi mikeya uri rwiyemezamirimo wihangira imirimo kandi nayo isaba ubuhanga mu byo ukora, isaba kugira ngo ugire n'abakozi bakora neza, ni izihe mbogamizi wahuye nazo kwihangira imirimo? Ese ko twabwiwe amahirwe atandukanye yagiye ashyirwaho, ni ayahe mahirwe wifashishije kugira ngo ugere aho ugeze? Murakoze. Murakoze cyane. Nyakubahwa Minisitiri nitwa Regis Mugiraneza nk'uko babivuze, mfite uruganda rutoya rutunganya ibikomoka ku buhinzi. Turi gukora ibyo twakwita ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye nka vitamine A na F n'izindi. Tubikuye mu byo duhinga hano, ibijumba, ibishyimbo, aho turi kubikora mu biribwa bitandukanye nk'imigati ndetse n'amabiswi. Nk'uko bivuze, tumaze igihe kinini turwana n'urwo rugendo, ariko nk'uko aba rwiyemezamirimo bose haba harimo imbogamizi zitandukanye. Icya mbere, igitekerezo cyatangiye ngiri ku ishuri muri kaminuza, nkora memoire yanjye ku bijumba, nshaka kumenya impamvu abantu babifata uko bitari. Nyuma mva muri memoire ntangiye no gushaka icyo nakoramo, kugeza aho uyu munsi dufite abafatanyabikorwa batandukanye, dufite abakozi barenga ubugezi muri 10
12 twongeye abandi bane ejo bundi muri 16 kuri tele. Turimo turakorana n'amasupermarket atandukanye hano mu mujyi wa Kigali, amashuri n'ibindi bigo bitandukanye. Imbogamizi rero ya mbere ikomeye duhura nazo nk'uko bagiye babivuga bagenzi banjye, icya mbere gikomeye buriya ni ubumenyi. Ariko nibivuga ubumenyi tuba twarize kuko babivuga, ariko nkanjye urugero nize ibyo twita agriculture, economics and agribusiness, ariko ntabwo bize gukora umugati, kandi uyu munsi niwo ndi gukora. Byantwaye imyaka 4 kugira ngo mbashe gukora umugati ukozwe mu kijumba, ukemezwa na RS, bikawemera ikawuha S-mark. Muri uyu myaka 4 ntabwo umuntu arwana no kugira ngo gusa umuntu akore umugati, umuntu akore gusanzwe iminota 25, ariko njye byantwaye imyaka 4. Iyo myaka 4 rero ni ukubera ko hari ikibazo cy'ubumenyi, cyane cyane ubumenyi ubwo nakwita tekinike. Ntabwo ari uko abantu bakora imigati batari bihari cyangwa se badasanzwe, ariko iyo tugeze muri bwa bumenyi twavuze tuvuga, hari bwa bumenyi ngiro ni byiza, ariko noneho mwibuke yuko ibintu turi gukora hari bisaba ubundi bumenyi, noneho bwo nakwita siyanse. Ikijumba hari uko giteye bitandukanye n'ingano uko ziteye. Amashuri twiga cyangwa se abiga gukora imigati ntabwo babigisha iyo siyanse. Iyo bagiye kubigisha babigisha gufunyanga, ni amezi 6 bamara bari gufunyanga, bakora amoko nk'igihumbi y'imigati, ariko umubajije ngo gluten ni iki akirangiza ariyo mahugurwa ntabwo yabishobora. Kandi iyo gluten niyo ituma umugati ubaho. So rero mu bumenyi hakeneyemo n'ikintu kijyanye no kugira ngo muri bwa bumenyi ngiro twongeremo n'akandi kantu kajyanye n'ibyo twakwita siyanse, sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda, ariko buriya bumenyi bundi butari intoki gusa, kugira ngo mu minsi mike dufite nako tugashyiremo bitume tujyana n'aka kazi k'ejo hazaza. Icya kabiri navuga kijyanye na iyo umuntu ari gukora haba hari imbogamizi zitandukanye kuko tugenda duhura nazo. Urumva twatangiye ari umugati, uyu munsi tugeze ahantu tubona isi irimo iratwarwa na tekinoloji, cyangwa se turimo turajya ahantu twifashisha tekinoloji mu bintu byose. Babaza bari bavuga iby'ubumenyi mpimbano cyangwa se artificial intelligence. Ni ukuvuga ngo uyu munsi murabizi ko dufite ikibazo cy'imirire hano mu gihugu, hafi 36% by'abana bacu baragwingiye. Nanjye nkareba ikintu ndi gukora kugira ngo nsubize icyo kibazo, ariko ngasanga muri bya bintu ndi gukora ntabwo ndi kubigeraho neza. Uyu munsi turashaka kugira ngo dukore biscuit ikoze muri bya bijumba navuga na bya bishyimbo, ariko noneho twaravuye dusanga intungamubiri zirimo n'izihagije. Biradusaba ubundi bumenyi dushobora kwifashisha tukongera n'izindi ntungamubiri kandi tudakoresheje ibyo ngibyo nari maze kuvuga. Ubwo bumenyi rero nabwo bijya guhura na bimwe bwa mbere. Uyu munsi turimo turabona mu bindi bihugu aho bashobora gukora inyama, ariko inyama zidaturutse ku matungo, aho bashobora gukora amata ariko adaturutse ku matungo. Aho natwe rero dushobora gukora iyo biscuit ishobora kuba ifite intungamubiri nyinshi icyarimwe zishobora gufasha umwana ufite ibibazo, ariko tudakoresheje ibintu biduhenda dukura hanze. Ubwo bumenyi rero turacyari ikibazo, turacyarwana nabwo, ariko noneho uko dukura tugira n'ibindi bintu, urugero nka infrastructure, ibikorwa remezo. Rwiyemeza uwo ari wese cyangwa se abari muri product development cyangwa se abakora product, duhura n'ikibazo cy'ibikorwa remezo, cyane cyane urubyiruko. Umujene abakirangiza kaminuza akagira igitekerezo, agakenera imashini. Icya mbere abura amakuru y'aho kuri izo mashini, ndamenya n'iyihe mashini iri bufashe kuba nakora ibi bintu. Icya kabiri, iyo amaze no kuzibona agira ikibazo cy'ahandi kuzishyira. Ugasanga nka hano muri Kigali amazu ya hano i Kigali arahenze cyane. Uko ahenda niko umuntu ari gutangira ntabwo yahita acuruza ku buryo yabona amafaranga agaruka. Ugasanga infrastructure nazo zirahenda. Noneho wanakura nk'ubu ngubu twebwe aho tugeze nko kubaka inganda, murabizi special economic zone zacu ngira ngo metero kare igeze ku 43. Kugira ngo nibura bubaka uruganda rutoya biragusaba yenda metero kare 400-500. Mu kuba ayo mafaranga umuntu uri gutangira ashobora kuyakura. Ugasanga nabyo ni ikindi kibazo gikomeye kugira ngo tubone hahandi dutereka za nganda ntoya zacu, noneho haza na master plan nayo naho dukorera baratwirukana, turakorera mu makaritsiye aho abantu batuye, usanga umuntu arwara nabyo. N'imbogamizi zose tugenda duhura nazo. Icya gatatu navuga ko nasorezaho ni ikijyanye na, murabizi bari batubwira guhanga udushya. Yes, turaduhanga ni byiza, ariko iyo tugeze mu guhanga udushya ikibazo gikomera cyane
mwibuke ko ari agashya uzanye ku isoko kugira ngo uzabwire umuntu kuva mu kintu yari asanzwe akoresha ajye kuri icyo kintu gishyashya bisaba imbaraga nyinshi cyane. Noneho ugasanga niyo product uyibonye kugira ngo uyumvishe abanyarwanda biragorana. Tugahera kuri polisi. Reka duhere kuri polisi rero. Abashyiraho polisi zacu hari igihe tugera hano zikatugonga mu gihe tugeze mu guhanga udushya. Urugero, niba uyu munsi tumaze kubyaza umusaruro ikijumba kimaze igihe kinini turabikoresha, ariko wajya muri polisi y'ubuhinzi ugasanga ntabwo kiri priority crop, ntabwo kiri muri biriya bihingwa, nta na rumwe yo kwadaputinga iyo polisi ihari. Umushoramari yaje nkamwereka yuko product narayikoze irakora, abantu barayikunze, iyo arebye muri polisi akakiburamo ahita acika intege, akavuga ati sorry, ntabwo yashyira amafaranga ahantu mbona leta nayo idafite mu bushake. Ubu icyo ngicyo kikaba kibaye imbogamizi. Icya kabiri, ngira ngo hari minisiteri y'ikoranabuhanga na innovation, ariko iyo urebye ya minisiteri mbona hari ikintu bakwimpruvinga. Ntabwo iriya minisiteri ntekereza ko iyo bashyizemo kariya kantu ka innovation ntabwo ari ikoranabuhanga gusa, ibi bintu bindi bitari ikoranabuhanga nabyo bikeneye kugira ngo bibonerwe ahantu bijya. Utu dushya noneho yaba za polisi zisanzweho mu zindi segiteri zitabasha kubonerwa ibisubizo muri izo segiteri zijye muri hariya muri innovation, noneho bagere ku polisi nayo ishobora kudushyigikira mu gihe wahanze utwo dushya. Kubera ko kuri market yacu udashyigiwe, leta itagushyigikiye nyine n'abakiriya hari igihe nabyo bigorana kugira ngo babe bagusapotinga. Ni ibintu byatuvuriye cyane n'ubu tukirwana nabyo, yaba ari gukomvisinga abakiriya, yaba ari kugira gute kugira ngo bagure product zacu. Nagira ngo wenda ndekeraho, ariko bavuze ku mahirwe twagiye dukoresha kugira ngo ibyo byose tubigereho. Mu by'ukuri twe dutangira nta kintu na kimwe twari dufite, kuko ndibuka ko twatangiye batubwira ko ari turi gufungura kampani byari umuntu, twagiye gutyo tukirangiza. Ariko amahirwe ya mbere twabonye twayakuye muri minisiteri y'urubyiruko. Ikintu cya mbere nize ni uko nta muntu n'umwe usapotinga igitekerezo mu Rwanda kiracyari ikibazo, ntabwo gihagije kugira ngo ube wabona ubufasha. Icya mbere ni uko uba utangire gato gashoboka ariko kabeho, ariko guseringa igitekerezo nta hantu kugicuruza ahari. So rero twebwe icyo twakoze, twafashe irindazi muraribona mwese, kubona ibyo twari dushoboye gukora, ariko twararicuruje iryo rindazi. Minisiteri iduha amafaranga muri Youth Connect kubera irindazi, kuko no competition yari hari byari bikomeye gutsinda abantu bafite amavuta afunze neza wowe uzanye irindazi. Ariko kubera ubumenyi bwo kumenya kukisobanura no kurisobanura neza, ryari rindazi ryaduhesheje amafaranga muri Youth Connect, tubasha kubona igishoro cyo gutangirira. Turakomeza biva muri Youth Connect tujya muri BDF. Muri BDF arigeze kubivugaho, ntabwo BDF irahari iranakora, ahubwo ikibazo yenda ni uburyo batanga amakuru yo kwikora, ariko ubundi irakora. Twe twabonyemo amafaranga nubwo atari menshi, atufasha kugura imashini nibura z'ibanze, kuko twakoreshaga ibintu biri gakondo, twakoreshaga inkwi, dukoresha icyo gihe dukora imigati, tugategereza izuba kugira ngo umugati ubyimbe. Ariko uyu munsi dufite amamashini menshi, ntabwo ari aya BDF gusa, kuko haje kwiyongeraho n'andi byabaye byinshi, ariko nibura BDF yaduhaye intangiriro yo kubona izo mashini duheraho. Ntekereza yuko rero abantu bagomba no guhindura imyumvire y'uko BDF ikora, bakabisobanukirwa. Mbona ariko hari ikibazo, naho ubundi irakora, ahubwo ikibazo ni uburyo batanga amakuru y'uko ikora. Turacyakomeza rero amahirwe, ubu turi gukorana na RAB, bya bindi twavugaga bya polisi, yenda nabyo tuzabigeraho. Ubu ngubu turimo turashaka uburyo biriya bijumba bigera ahantu hose. Iyo partnership nayo ibikenewe kugira ngo nibura abantu batangire bizere ibyo dukora. RAB na kino kigo gishinzwe imikurire y'abana turimo turakorana uburyo tubona yuko izi product turi gukora zirimo zirahabwa agaciro. Mu minsi iri imbere bizagenda biza kandi bizagenda neza. Amahirwe rero ni menshi, kuvuze makeya, ariko nayo twabonye twe tugenda tuyakoresha igikwiye. n'ubu ndetse n'iyo product nandi kubabwira turi kudevelopa, turi kumwe na Nirida, nimugoroba turaza guhura turwana no kugira ngo iyi product ibeho. Amahirwe ni menshi, ahubwo igisigaye ni ukugira ngo kantu nababwiye, kuko nta muntu ugura igitekerezo dufite. So start, dutangire, abantu bo kudufasha bo barahari, kandi ngiye ko nitubarebye natwe bazadufasha. Murakoze. Turakoze cyane utuganirije byimbitse ku rugendo rwanyu nk'aba jeunes
tuvuge noneho ku bijyanye no gutegura urubyiruko kugira ngo bagere ku mirimo. Dufite amahirwe uyu munsi kuba turi kumwe na bwana Jules warangije amashuri muri TVET. Ese Aimé, kuba wagize amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ubona byaraguteguye gute kugira ngo uhangane ku isoko ry'umurimo? Ese ubona ibikiri imbogamizi mu banyura mu mashuri y'ubumenyingiro n'imyuga ari amazina yanjye yitwa Jules, nize nanjye amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, narangije muri IPRC Musanze mu 2019 nize civil engineering. Nk'uko wari wimbajije, aya mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro yangiriye akamaro kuko ibona ko ubumenyi bwatumye nihangira umurimo nkiri ku ishuri. Yewe n'abagenzi banjye babiri twariganaga mu wa mbere, twahanze kampani yitwa RCGF Rwanda Limited. Iyi kampani ikora intebe zo muri jeunes, amatebo tennis hamwe n'amavaze bikoze mu mabuye aboneka mu bice bimwe na bimwe by'u Rwanda by'umwihariko mu Majyaruguru. Imyuga n'ubumenyingiro bifite akamaro kugira ngo ikure nuko iba ifite intego kandi ba nyirayo. Ikintu nabwira urubyiruko bagenzi banjye by'umwihariko abantu bari mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro na regisi bikomojeho, biragora gutangira cyane. Niyo mpamvu nabashishikariza kujya batangira bakiri ku ishuri. Kandi twatangiye tukiri ku ishuri twiga mu wa mbere, nibwo byatworoheye gukora business. Impamvu mvuga ko bakwiye gutangira bakiri ku ishuri ni uko ku ishuri haba hari workshop ukoreramo ku buntu, haba hari laboratoire ushobora gukoramo ubushakashatsi bwawe, haba hari library ushobora kujya gusoma ibitabo, haba hari n'abarimu b'abahanga benshi bose bagushinzwe kugira ngo bagufashe kuzamura igitekerezo cyawe kive ku gitekerezo kidakorwa nk'uko regisi yabivuze, ugere kuri prototype ukiri ku ishuri, ku buryo ujya no kuganira n'umuntu uba uri kumwereka ibintu bifatika. Kugira ngo rero ibyo bintu bishoboke, ndabashishikariza gutangira gukora izi final year project mukiri mu wa mbere. Kubera iki? Ibyo bintu byose maze kuvuga byagufasha kubaka ikintu gifatika wajyana ku isoko. Mu bintu by'ibanze RTB n'izindi nzego zitanga degrees mu mashuri ya tekinike n'ubumenyingiro, harimo kuba warakoze projet udefanda mu mwaka wa gatatu bakayibwira amanota kandi ifite amanota menshi, ngira ngo murabizi. Rero ndi gupropoza yuko izo projet abanyeshuri bakora zajya ziba zifitemo component ya value chain, zifitemo na business model campus, atari ibintu by'amanota gusa, ahubwo harimo inyungu z'amafaranga. Urimo uratekereza ku nyungu za kubyara amafaranga mu gihe kiri imbere. Iyo impamvu mvuze kuri value chain ni uko buri muntu wese ufite value chain aba agiye kugira raw material imwe akurikirana, akayongerera agaciro, akayibyaza umusaruro kugeza aho yumva ko ubumenyi bwe bumufitiye akamaro kandi ari kububyaza umusaruro. Indi mpamvu mvuze ku kintu cya business model campus, kwiga ntabwo ari ukugira ngo uzabone diplome witwe kuri engineer nta kintu bikumariye. Ugomba kuba hari ikintu ukoresha ubumenyi bwawe. Niwibanda mu gihe uri gukora iyo final year project yawe, niwibanda kuri business model campus, uzaba usobanukiwe neza umuntu uzagugira igitekerezo cyawe na prototype yacyo wakoreye ku ishuri kuko watangiye hakiri kare, uzi neza ibintu bizatuma abo bantu bagura value propositions zawe, uzi uburyo uzabibagezaho, uzi n'ukuntu uzabungabunga umubano mufitanye kugira ngo bajye bakomeza bakuturire bakurangire n'abandi. Uzaba uzi ibintu by'ingenzi ukeneye kugira ngo uwo mushinga igitekerezo ufite ukiri ku ishuri gifite izo support zose gikore. Ku ishuri haba hari consumables, haba hari ibintu bitandukanye wahera ukora research ukanakora prototype, kandi uzaba uzi ibikorwa by'ibanze ukwiye kujya ukora, niba ari manufacturing, niba ari research, niba ari design, uzaba ubizi kandi ufite ahantu wabikorera ibyo bintu. Ikindi nanone uzaba uzi abafatanyabikorwa bawe bose ukeneye kugira umushinga wawe igitekerezo ufite ukiri ku ishuri ari nayo projet uzakora usohotse ku ishuri kikugirira akamaro. Ikintu gikuru muri ibyo byose uzaba uzi icyo bigusaba, igiciro cyabyo, kuko iyo utangiye gutekereza ku rwego rw'umuntu wakora business ukihangira akazi ukaganira n'abantu, ugomba kumenya cost yabyo, noneho finally ukamenya inyungu, amafaranga azavaye ko nashyizemo izi mbaraga zose na approach nzafatanyabikorwa, namenye umukiriya wanjye, namenye ikizatuma ngurira, izinjiza bite, amafaranga azavaye. Ibyo bintu rero nabyo bazaguhera amanota, aho kuguhera amanota y'uko wabashe kwandika amapaje menshi ariko umusaruro w'ibyo bintu byose wize ntabwo. Ibi bintu rero bizagira akamaro atari ku munyeshuri gusa, kuko
bizanatuma umutungo kamere wongerwa agaciro nk'uko nabivuze, bitume umusaruro w'imbere mu gihugu wiyongera, ko abantu bakurikirana izo value chain, nimba ari amabuye nk'ako twakurikiranye amabuye, nimba ari umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi, abantu babikore bahabwa imirimo mishya, umusaruro w'imbere mu gihugu wiyongere kandi n'agaciro k'ifaranga kaziyongera. Ibyo bintu byose bihita bituma hahangwa imirimo mishya myinshi ishingiye ku bumenyi, atari ibintu byo kwiga gusa. Mu gusoza rero, ibintu bizatuma twungukira no mu bindi bintu tubona biba biri ku rundi rwego, tukibwira ko nta kintu cyatuma, urugero nk'amasezerano igihugu cyacu kigenda gisenyera n'ibindi bihugu n'imiryango mpuzamahanga. Ibyo bintu tuzabyungukiramo kubera ko tuzaba dufite vision na technical competencies. Technical competencies ni ibintu bikenewe cyane mu mashuri ya TVET, kubera yuko uretse kuba uzi kubaka, ariko ukeneye kuba umuntu w'umuprofesiyoneri warize igihe, ukeneye kuba umuntu uzi kuganiriza ababosi bawe, ukeneye kuba umuntu uzi kuganiriza abakiriya, ukeneye kuba umuntu uderivaringa, ukeneye kuba uri umuntu ufite intego kandi ugaragaza ubushake. Ubu rero nashishikariza abagenzi banjye nk'uko nabivuze, gutangira hakiri kare mugakoresha ubwo buryo buhari butagurwa, bwateganyijwe, mukabubyaza umusaruro kugira ngo nk'uko raporo ya RTB yabigaragaje na muzi bisanga muri cya gitabo 63% by'abantu bazaba bari mu mashuri umwaka utaha 2024 bazaba ari abantu bari mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Rero uko dutekereza ku kamaro kacu mu Rwanda kugira ngo ishyashya ishingiye ku bumenyi, niko n'amahirwe yacu akomeza aba menshi kandi tugakomeza gutanga umusanzu wacu mu iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze. Arakoze cyane, atuganirije neza ndetse adusangiza urugendo rwe, kandi atanze n'ibitekerezo byiza cyane, avuga ati se mu mashuri ategura urubyiruko, amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, byashoboka ko ibijyanye na final year projects bihera mu mwaka wa mbere. Ese byahuzwa na value chains dufite mu Rwanda? Ibyo byose ni ibitekerezo byiza. Ndagira ngo muri uyu mwanya rero twagure ikiganiro kugira ngo mutwunganire. Mwakoze cyane kuduha umwanya mukumva ibitekerezo byatangwaga, ariko turagira ngo namwe mudusangize ibitekerezo byanyu ku biriho biganirwaho. Hari usaba ijambo hano imbere, turasaba kugira ngo mutwibwire kandi mugerageze muhime ibitekerezo byanyu mu buryo biri bukundire abari kudukurikirana kugira ngo babyakire neza. Murakoze. Dore hariya. Murakoze cyane, tuze ibiganza tubanza tubashimire. Turakoresha umwanya mutoya ntabwo turi butinde, hanyuma tuzajya twakira umwe muri nka bibiri, twakire n'undi hariya. Twakire murakoze cyane. Yitwa Shyaka Michael Yagwaya, abandi umuyobozi wa Free Global Corporation Program. Njya mushimire nyakubahwa minisitiri mutumiye ndetse na panelists bacu na moderator. Thank you so much for the opportunity. One, ndagira ngo mvuge kuri live example. Icyambere nuko unemployment muri recommendation turi bukure hano, unemployment is a big issue across the continent. 70% ni urubyiruko, ariko noneho twabonye imibare ko 25% mu mujyi wa Kigali nta kazi, 20% mu gihugu hose. So the recommendation, unemployment is a big issue. Ubungo turakora gute kugira ngo bikemure icyo kibazo? Ndagira ngo mvuge kuri corporate kinavuze muri Singapore. Umuntu kugira ngo kiriya gihugu gitere imbere, iyo urebye mu myaka ya za 1980 hari ibihugu byo muri East Africa byabafashije inkunga, ariko kugira ngo batere imbere bafashe projects, umuntu akarangiza kaminuza agakora project, yamara kuyikora iyo project ikaba financed by 40% kugira ngo uwo muntu abashe gukora iyo project yize yakoze asobanukiwe agashyikirwa. 2, bagafata 60% bank zikamuha amafaranga, ariko bakamubwira ikintu kimwe, bakamubwira aya mafaranga aramutse ahomba tuzakwica.
icyo kirakomeye cyane, iyo ni commitment ikomeye cyane, ariko ku mafaranga bibaye ngombwa bishobora kubaho, ariko kugira ngo duhange akazi kenshi ku banyarwanda byashoboka, unemployment byakwigaho. That's one. Icya kabiri ndagira ngo mbabwire kuri China's epic journey from poverty to prosperity. Abashinwa kugira ngo bave mu bukene bajye mu bukene, ibi hari ibintu bimwe ba-identifyinze ngiye gusoma kugira ngo nsoreze ni bikeya. Identifying the poor country, arranging targeted programs, utilizing capital efficiency, taking measures targeting individual households, dispatching official based on condition in individual villages, achieving the set goals. There is 5 measures for the poverty eradication have also been taken, boosting the economy to provide them more jobs opportunities, relocating poor people from unhospitable areas, compensating for the economically disadvantaged associated with them, reducing environment damage, improving education in poor areas, providing subsidies allowances for those unable except from poverty through their own efforts. By the end of 2020, all of the 99 million rural poor, all for the 832 countries and 128,000 villages classified as a poor under China's current poverty line had emerged. Reka soreza aho ngaho. Ubushinwa na Singapore na Israel ni ibihugu bishobora kutubera urugero uburyo bikuye mu bibazo nk'ibi. Nagira ngo mbasabe ko urubyiruko ku isi hari abantu bita angel investors, capital venture, people who can buy shares in your company. Ariko nk'uko mwabivuze birasaba kuba umuntu yatangira. Birasaba rero igihugu kugira ngo gifate ingamba. The next meeting sinzi ukuntu niba mwaba mwabatumiye igenda rya advisors recommendation, hagomba gutumirwamo RDB, PSF, Minicom, banks, BDF, Kigali Financial Center. These are key partners that need to be involved kuri issue kugira ngo dufatire hamwe icyerekezo dutere imbere. Ndabizeza ko igihugu cyacu kidukunda kandi gifite ingamba nziza, iki kibazo tuzakivamo kugira ngo dufatanye dutere imbere. Thank you so much. Murakoze cyane, nitwa Rukundo Innocent, umuyobozi w'ishuri rya Technical Secondary School. Nagira ngo ntange igitekerezo ariko nshimira bwa mbere ko mwadutumiye muri iyi nama nyunguranabitekerezo igamije kuzamura cyangwa se guteza imbere umurimo no guhanga udushya. Icya mbere ni uko njye mbona tutahera ku gushaka umukozi mwiza, ba rwiyemezamirimo beza bavuye ku ishuri, ahubwo tutabahereye mu rugo, mu nyemerere ngemere mu rugo, kubera ko family niho impinduka yose nziza twifuza ishobora kuba ishingiye. Mpereye ku ki? Twabonye muri presentation baduhaye youth batari muri education, batari muri employment, batari no muri training. Ariko nimusubira gato mu rugo, ndashaka kuvuga kuri family responsibilities, kuri abo bana tubyara twohereza ku mashuri. Umwana nava mu rugo nta responsibility n'imwe agira mu rugo, it will be very very hard ko nta responsibility ku ishuri. Nunayimuha azayikora nka temporary kugira ngo abe muri iyo period anyuremo, azahinduka ku kazi adashobora kubahiriza igihe, kubera ko no ku ishuri yabikoraga yabifashe nka daily camp, ni ahantu ho kunyura ariko afite ahandi hantu yifuza kuzicara, nyamara byose byamusabaga agomba kunyura muri za nzego zose ari responsible. Icyo ngicyo nibwira ko nitugikora duhereye mu rugo, aba bana batoya, responsibilities from home, ibi turaba turi gutraininga mu mutwe kuzaba a responsible person mu gihe azaba ageze mu nshingano kuko tumutegerejemo nk'igihugu. Aho ngaho nahinduka ku ishuri hari advice ariko iri no mu byo numviye hano dukwiriye gukora cyane cyane kuri high schools, kuko
polytechnics na universities bakira abana bavuye ku masegonderi. Uyu mwana iyo tuganiriye nabo bafite ibitekerezo byinshi byiza mu biri innovative, ariko kuko nta ground yo gushyira mu bikorwa bya bitekerezo bafite kuri segonderi ihari, a tight timetable, well scheduled, iri controlled, ku buryo there is a very narrow way yo gushyira mu bikorwa na bya bitekerezo afite. Ariko nidutanga opportunities ku mashuri like school leaders cyangwa se n'abandi bafite ubushobozi n'ububasha bwo kuyobora abana ku mashuri, hari areas of influence dufite muri iki gihugu, ni naho dukenereyemo aba bana bakora izo nzego z'ibintu bitandukanye. Izi nzego ntituzizana ku mashuri yacu, tugatanga umwanya like one day cyangwa se amasaha runaka tugeneye abana kwisoza gutanga ubumenyi cyangwa se kumurika ibitekerezo innovative bafite ku ishuri, kandi tukabishyiriraho hari icyo mugenzi wacu yavuze, tukabishyiriraho ibihembo bitari amanota gusa. Ahubwo niba umwana azi igitekerezo cy'innovative cyo gucuruza ku ishuri, kuki tutamuha umwanya ngo acuruze ku ishuri? Turatangiye tumuhe umuyoboro mwiza wo kugira ngo ducuruza mu gihugu, dutanga imisoro no ku ishuri, turakata gutya kugira ngo dutangire tutoze iyo innovation akiri ku ishuri. Soza recruitment strategies kuri private sector, usibye ko muri mu byo mwatubwiye mwanabishyizemo ko atari ikintu mwashyizemo imbaraga cyane, na minisita yakigarutseho muri remarks yaduhaye atubwira ati ku isoko ry'umurimo turacyakora kurangirana abakozi, ariko ibi amaherezo bivamo abakozi badashoboye. Reka na private sector mukore kuri urwo ruhande, kuko umwana nazamuka twaramuteguye dutyo, ategereje a private sector iri very serious kuri standard na strategies za recruitment, kuko arabizi ko nta mpuwe nta kigusa azabona, igitekerezo ntikizagurishwa, ahubwo aje kurusha competence, ubushobozi afite. So aho hantu namwe muhakore, abo bana tuzamura twigishije, namwe mubaduhera akazi ariko bishingiye ku bushobozi bafite. Murakoze cyane. Murakoze cyane, tugiye kuraza ku ijambo. Hanyuma nyakubahwa minisita, no muri iki cyumba ihame ry'uburinganire turaryubahiriza. Tugiye kwakira umujene mubitwemereye hano, hanyuma hagarara. Murakoze. Amazina nitwa Ingabire Marie Aime, nkaba ndi umunyeshuri wasoje umwaka ushize wa 2022, nigaga imibare, ubugenge n'ibinyabuzima. Ikibazo nari mfite nashaka kukibaza Regis Mugiraneza nka self employment. Nagize amahirwe yo guhura nawe, nashaka kubaza, wabashije kujya muri Youth Connect kandi watubwiye ko igitekerezo kitagurwa nyine, nta muntu ugura igitekerezo, nanjye ibyo ngibyo ndabyemera. Nagize amahirwe yo kuba nakihangira nanjye umurimo, mbasha gukora isabune iturutse mu mavuta y'inka, ariko nta support mfite bitewe n'imyaka cyangwa se amashuri. Nashaka kubaza, ese mwagiye muri Youth Connect namwe warabashije kubona nka S-Mark cyangwa se warabashije gusuzumirwa na RSB kugira ngo ubashe kwinjira, cyangwa wagiyeyo RSB za nyuma? Ikindi ni igitekerezo nashaka gutanga ko iyi nama byibuze yajya iba kabiri mu mwaka, aho kugira ngo ibe mu mwaka, kuko uko nabibonye nibwo bwa mbere nyijemo, ariko amakuru nabashije kubona ibaye ko kiba rimwe mu mwaka n'ibitekerezo cyangwa se imyanzuro ifatwa, ubutaha inama igarutse biba byaribagiranye cyangwa se byose bitarakozwe. Bibaye byiza mwajya mutwemerera bikaba kabiri mu mwaka. Murakoze. Sigaje ibitekerezo bibiri unyarutse. Murakoze nyakubahwa minisita, nitwa Rwiyemeza Emmanuel, nkaba ndi umuhuzabikorwa wungirije inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Kicukiro. Mfite ibibazo bibiri, nkagira n'igitekerezo kimwe. Ku bijyanye n'igitekerezo cyo uwatugejejeho ikiganiro bwa mbere ku bikorwa remezo, bavuze bati ahazaza h'imirimo, imirimo irahari,
ariko mu by'ukuri ngira ngo mbwire abajene bagenzi banjye n'abandi wenda badukurikiye, ntabwo dukwiriye kureba ku hazaza h'imirimo, tureba ku mirimo igihugu kizahanga kugira ngo urubyiruko cyangwa se n'abandi bazaze bayikore, ahubwo natwe urubyiruko dukwiriye kureba niyihe mirimo nkwiriye guhanga, noneho nanjye nkazatanga akazi aho kugira ngo nzajye gusaba akazi. Numva aho ngaho hariho nagira ngo nkomoze ku kindi kijyanye na Suzanne ku kiganiro yaduhaye nka rwiyemezamirimo. Hari ikintu yavuze ku ruhare rw'abafatanyabikorwa mu gutanga ubumenyi, ari nacyo kintu ngira ngo nitseho nabaze na challenge dukunda guhura nayo nk'urubyiruko cyangwa abahagarariye urubyiruko. Urubyiruko ruhawe ubumenyi, ariko se nyuma y'ubumenyi biraza kugenda bite? Niho hari ukomoje aravuga ati urubyiruko mu mashuri babigishe ariko banacuruze, wenda ntabwo yabashe kubikomozaho neza, ariko ndagira ngo mbivuge, bamwe mu babyeyi ntabwo ndavuga ko baba batagirira icyizere urubyiruko cyangwa batagirira icyizere abana, ariko nkibaza ese umubyeyi ni gute atagirira icyizere umwana kandi igihugu kimugirira icyizere? Ariyo mpamvu haba ibikorwa bimwe bitandukanye, izo za Youth Connect nko mu karere ka Kicukiro wenda no mu mujyi wa Kigali, hari imishinga y'urubyiruko yari ibaye best performer izahabwa n'amafaranga azayifasha kugira ngo ikomeze kurangira. Ariko mwibaza umwana arize amaze imyaka 12 yiga arangije segonderi, afite igitekerezo cyo gukora umushinga, ariko kuko cya gitekerezo ari mukijyane ku isoko, umubyeyi yaramwishyuriye ariko ntashobora kumuha 100 cyangwa se 500 ngo ajye gutangira umushinga. Aho naho hari ikibazo, ubwo nabwo mbwira ko ababyeyi se cyangwa n'abandi dufatikanyije nabo bakwiriye guhindura imyumvire kugira ngo bagirire icyizere abantu. Nsoza ku cyo nagira ngo nsorezeho, shimye Regis ku kiganiro se cyangwa uko yatugejejeho ahageze. Ngewe mu rubyiruko rw'akarere ka Kicukiro, kuko n'umwe wo mu karere ka Kicukiro twaragusuye, turashima n'intambwe amaze gutera, ariko hari ikintu yavuze, bimwe mu mishinga ikorwa n'urubyiruko ntabwo yose ari kugira platform ibarizwamo, nk'uko tuzi ko riyafa ari mu buhinzi cyangwa muri ICT bagira some innovation, ariko ugasanga zimwe mu tundi dushya urubyiruko twazanye baragenda barahabwa ibihembo barakora, ariko nyuma y'igihe runaka ntabashe kuzagira umukurikirana, ntihamenye na way forward. Njyewe urubyiruko nazabikora, ariko urubyiruko n'izindi nzego n'ibindi byiciro byihariye tugira manda, iyo manda irangiye ubwo nicyo nagira ngo mumozeho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twavuze ko tubanza kwakira ibitekerezo bitanu, mureke twakire ubwo gusiga igitekerezo kimwe, reka twakire Zegabura. Murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Ubuhamya, nkora mu kigo kimwe kuri private company yitwa Kasha Rwanda. Ni igitekerezo nshaka gutanga. Hano turi private sectors na public sectors. Twabonye ko unemployment iri hejuru cyane mu Rwanda, kandi twese dukeneye gushyira hamwe kugira ngo tuyigabanye, cyane cyane ku ruhande rw'urubyiruko. Nkaba nasabaga ko ku myanya cyane cyane ya entry levels, ibigo byinshi bitakwita ku kureba icyo umuntu ashoboye, kuko nk'uko tubizi, nawe wiyibutse ukiva mu ishuri watekerezaga uwaguha akazi akakubwira ngo nkorera icyo ushoboye, ntacyo ufite gifatika. Ariko kuri entry levels tugiye dutanga support trainings kugira ngo uwo muntu nubwo adafite ubumenyi ariko afite iyo degree at least ushobora guheraho ukamuha training and then ukamuha akazi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni nasaba ko habaho nka platform iri rusange, cyane cyane ishyigikiwe ku rwego rwa leta, inyuzwaho amakuru ku bijyanye n'akazi, yaba ugashaka cyangwa ugatanga, kuko usanga harimo, ntabwo mbizi ku ruhande rwanjye, nkurikije uko mbona harimo icyuho, hahandi ushaka gutanga akazi ariko ntubona avugaha cyangwa se aho ukanyuza, cyangwa se n'ugashaka ahantu mbega hashyigikiwe na leta, umuntu avuga ati ninjya ahantu ndasangayo akazi, kandi ninjya ahantu ndahanyuza amakuru mbe nizeye ko ari bubonwe n'abayakeneye. Murakoze. kugira ngo twabanza tugatanga komenti bitambutse. Murakoze. Umusangiza w'amagambo arakoze, ndetse
turashimira cyane abatanze ibitekerezo byanyu. Twabyumvishe ntabwo turi bubisubiremo, byari mwabivuze mu buryo busobanutse. Ndagira ngo nakire bamwe bari kuri pano, abayobozi babitwemereye kugira ngo bagire ibyo bakomozaho. Ndahera ku muyobozi waje ahagarariye Rwanda TVET Board. Hari ibitekerezo byatanzwe n'abakuriye amashuri, ariko hari n'igitekerezo kigeze gutangwa n'uwize mu mashuri y'ubumenyingiro n'imyuga. Ndagira ngo tubahe iminota itarenze 3 kugira ngo mugire icyo mubikomozaho kugira ngo dukomeze ibiganiro. Murakoze cyane nyakubahwa minisita, nitwa jeunesse, abandi umukozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere imyigishirize y'ubumenyingiro mu Rwanda, Rwanda TVET Board. By'umwihariko nkaba nkora mu ishami rishinzwe gutunganya cyangwa se gutegura integanyanyigisho, imfashanyigisho n'inyoborabarezi zigenderwaho cyangwa se byigishwa mu mashuri yacu ya TVET mu Rwanda. Natinze nk'uko babisabye, nakomeza ku byo mugenzi wanjye uyobora ikigo cy'amashuri cya TVET yatuganirijeho, atubwira ko hari uburyo twajya dutekereza gukora proje nyuma umunyeshuri agakora proje akiri mu mwaka ubanza. Nk'uko rero Rwanda TVET Board uburyo amashuri ya TVET kuva ku rwego rwa mbere kugera ku rwego rwa 5 yubatse, integanyanyigisho cyangwa imfashanyigisho bitegurwa ku buryo abenshi babikomejeho nka competence, ubushobozi kuva ku cyiciro cya mbere. Nimba dutanga urugero, umunyeshuri aratsinze tronc neza, agiye kwiga ibijyanye na construction technology cyangwa se building construction, ibijyanye no kubaka mu buryo bugezweho. Icyo gihe kugira ngo arangize ari iriya myaka 3 kuva level 3, level ya 4 na level ya 5, ni uburyo bwa competence hari kandi bufite aho buhuriye, harimo link kuva umunyeshuri urangije muri level ya 3 n'ubwo bushobozi aba afite bwo gukora ku buryo ashobora kugera kuri level ya 4, hanyuma akagera kuri level ya 5 ashobora koko kujya kuri rya soko ry'umurimo agakora neza ibyo yize. Aho aba afite ubushobozi bwo kujya ako kanya gukora icyo aba yarangije kwigamo, kuko aba yabyize kuva iyo myaka 3 yose aba yize mu buryo bugendanye ku bushobozi competence. kugira ngo nimba cyasaga n'icya mugenzi we wundi wabajije mu by'ukuri mu kwiga tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, niyo mpamvu leta yasize amahirwe yo kwiga mu byiciro bitandukanye, aho umuntu ashobora hari n'amahirwe yo kuba umuntu ashobora kurangiza kaminuza yarize ubundi afite ubundi bumenyi, ariko agashyirwaho amahirwe y'uko ashobora kwiga mu gihe icyo ashaka kumenya neza mu gihe gito, short courses. Icyo gihe ikigo Rwanda TVET Board gifatanya n'uwo muntu cyangwa se yaba kampani cyangwa indi sosiyete gushyiraho iyo porogaramu, kureba nihe gap, n'iki cyuho kirimo gishobora kwigwa mu gihe gitoya, noneho ku buryo uwo muntu ashobora gukora ibyo yifuza gukora. Murakoze cyane. Hari mu gitekerezo cyatanzwe kare harimo n'icyo kureba uburyo mu gihe abanyeshuri bari ku mashuri bajya babona n'umwanya wo gutekereza no guhanga udushya mu gihe bakiri ku ishuri, kureba uburyo gahunda ko zitegurwa zaba zimeze. Ndagira ngo dukurikizeho uwaturutse muri Minisiteri y'Urubyiruko
kugira ngo ase gusubiza ababajije ku mahirwe aba ahari ku rubyiruko. Ese urubyiruko rubona amahirwe ari uko rufite products, ese ababonye amahirwe mbere babona yindi support, ese amahirwe ahari ubu ngubu ku rubyiruko ni ayahe bashobora gutaha bafiteho amakuru? Murakoze. Murakoze cyane. Ku bijyanye n'amahirwe hari uburyo bubiri. Hari amahirwe aboneka imbere mu gihugu, hari ndetse n'amahirwe aboneka hanze y'igihugu. Imbere mu gihugu hari gahunda zitandukanye minisiteri y'urubyiruko ikorana n'abandi bafatanyabikorwa guhanga imirimo y'urubyiruko mu nzego zitandukanye, muri sector zitandukanye, ubwo icyo twita youth mainstreaming program. Hari mu buhinzi, hari uburyo dukorana n'uturere, ubwo ni minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Noneho uturere tugatanga ubutaka butari gukoreshwa n'akarere kugira ngo urubyiruko rubyaze umusaruro ubwo butaka. Ubwo bahingamo urugero ibicuruzwa bishobora gukenera cyane cyane ku isoko, urugero nk'inyanya. Maintenance, hari n'ibyo dukorana na minisiteri y'ibidukikije muri brigade cyangwa n'izindi. So harimo porogaramu nyinshi zigamije gukemura ibibazo biri mu nzego zitandukanye, ariko hari n'indi approach burya kwihangira umurimo mu gifaransa nicyo yakwita faire d'une pierre deux. Mu kinyarwanda ni ukwicisha rimwe ibintu. Iyo dushyigikiye umushinga w'urubyiruko tuba tugamije icya mbere guteza imbere iyo innovation cyangwa ibitekerezo. Icya kabiri tuba turi kureba imirimo uwo muntu rwiyemezamirimo w'urubyiruko ashobora guhanga bagenzi be bashobora kuyungukiramo. Ibyo rero byo gukoresha kwihangira imirimo cyangwa entrepreneurship nk'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'imirimo, hari uburyo bubiri tubikoramo. Ubwa mbere ni ugushyigikira imishinga isanzwe ihari, kubera ko ikiganiro ukorana n'umuntu usanzwe ufite umushinga bitandukanye n'ikiganiro ukorana n'umuntu udafite umushinga. Yatanze urugero rwa business campus. Hari ibyo tutiga mu ishuri, niyo mpamvu iyo umuntu afite umushinga ashobora kuba afite umushinga yaratekereje igitekerezo agatangiza amafaranga make afite. Icyo gihe dukora n'abafatanyabikorwa kumufasha kubigira scientific. Ibyo bintu afite abisobanura ate, ashaka abakiriya ate, acuruza ate, ese umushinga we arawubona umeze gute mu myaka 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Ukagenda ushyiramo ibintu biri scientific ushobora gukuriramo cyangwa gukurizamo umushinga. Ariko ntabwo dushyigikira imishinga gusa isanzwe ihari. Uyu mwaka hari gahunda twatangije yitwa avuka, dukorana n'umuryango w'abibumbye ushinzwe iterambere ku isi UNDP ndetse n'umuryango w'ibihugu by'i Burayi, ubwo ni European Union. Wo noneho ushingira ku gitekerezo